tugeze ku gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma muri iki kiganiro twahisemo kubaha mu bice cya James Munyaneza umunyamakuru wa The New Times ndetse na Honorable Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Nyuma yuko twe tumaze kumva ibijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, amasezerano ya Washington, FDLR ndetse n'ibindi bitandukanye, tukaba tugiye gukomeza cyangwa twanzikira ku bijyanye n'u Burundi. Twese cyane rero umunyamakuru James Munyaneza yatangiye agira ati: Honorable Minister, let's look south to our southern neighbor, Burundi, to some we are like cousins, Rwandans and the Burundians. Ibyo minisitiri reka noneho turebe mu majyepfo ku muturanyi wacu wo mu Burundi. Ku bantu bamwe abanyarwanda n'abarundi tumeze nk'ababyara. Reka turebe mbere na mbere umubano w'ibihugu byacu byombi. Ariko nanone turebe mu buryo bwagutse ikibazo cy'umutekano kiri mu karere cyane cyane muri Kongo. Uburundi nabwo bufite uruhare muri iki kibazo. Byongeye kandi Perezida wa Burundi kuri ubu ni nawe ufite inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu buryo bwo gusimburana. Ariko iyo urebye ibiri kubera ku butaka usanga Burundi bukomeje kugira uruhare mu gukaza umwuka mubi n'urugomo binyuze mu kohereza abasirikare. Bigaragara nkaho Burundi bwahawe uburenganzira bwo gukaza umwuka mubi uko bushaka mu gihe abandi bose basaba ko amakimbirane agabanyuka. Kuki bimeze gutyo? Ese ibi ni ibintu bibahangayikishije? Nduhungirehe aha yakomeje amusubiza ati: biragaragara ko Burundi atari igice cy'igisubizo ahubwo ni kimwe mu bigize ikibazo. Burundi bwohereje abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babisabwe na Perezida Tshisekedi. Abo basirikare bakorana n'ingabo za Kongo ariko nanone bakorana na FDLR, bakanagira uruhare mu gutoteza abanyamurenge bo mu gace ka Minembwe no mu bice by'ibiyaga bigari, by'umwihariko turavuga ibice byo mu misozi miremire y'ako karere. Twagiye tuburira umuhuze biganiro ku ruhare rubi Burundi bufite muri iki kibazo. Hari n'igihe twigeze kugirana ibiganiro by'impande zombi n'u Burundi nyuma y'ifatwa rya Goma na Bukavu umwaka ushize. Umunyamakuru ati: yego, ndetse ntekereza ko mwari mumaze kuvuga ko habaye ibiganiro. Nduhungirehe ati: oya, ibyo byabaye umwaka ushize mu Kuboza. Mbere na mbere umwaka ushize ndatekereza ko byari muri Werurwe twagize ibiganiro byinshi ku mupaka, abayobozi b'inzego z'umutekano n'ubutasi ibihugu byombi bahuye. Muri ibyo biganiro twemeranyije ku ngamba zitandukanye zagombaga gufasha kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ariko nyuma y'iminsi mike gusa Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye gutanga ibiganiro mu bitangazamakuru mpuzamahanga ashinja u Rwanda kuba rufite umugambi wo gutera Burundi. Ibyo byatumye ibintu byongera gusubira irudubi. Twasabye abo dukorana bo mu Burundi kudusobanurira ibyarimo kuba, ariko ntitwabashije kubona igisubizo kihagije. Nyuma yaho ibyo biganiro ntibyigeze bikomeza. Nyuma y'ifatwa rya Uvira twongeye kujyana ibiganiro n'inama n'abayobozi b'u Burundi, cyane cyane abashinzwe umutekano n'ubutasi. Izo nama zabaye kwa 14 Ukuboza no kwa 28 Ukuboza. Tuganira ku buryo twakongera kwinjira mu biganiro bya politike, tukongera gusubizaho umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi, ndetse tugashaka uburyo bwo kubona igisubizo cy'ibibazo bihari. Ariko nyuma y'ibyo nanone Perezida w'u Burundi yaje gutanga itangazo ryadutunguye. Umunyamakuru ati: yavuze ko u Rwanda rufite imyitwarire y'ubushotoranyi. Nduhungirehe ati: nibyo yavuze n'ibindi byinshi bisa n'ibyo. Ikindi mu kiganiro aherutse kugira na BBC yavuze ko mu mezi 5 ashize u Rwanda rwe rwarasezeranyije u Burundi ko ruzashyikiriza abantu bashinjwe kugira uruhare mu mugambi wo gurika ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. Ibyo byaradutangaje cyane kuko muri uyu mwaka nta biganiro na rimwe twigeze tugirana n'u Burundi. Ikindi kandi ibiganiro kuri icyo kibazo cy'abantu bashinjwa kugira uruhare muri uwo mugambi wo guhirika ubutegetsi mu Burundi byabaye mu myaka 3 ishize muri 2023. Ntabwo twigeze tugera
ku mwanzuro. Ntabwo twageze ku mwanzuro mwiza kuko hari ibintu bike twasabye uruhande rw'u Burundi kubanza gukora ariko ntirwabishyira mu bikorwa. Ibyo byabaye mu myaka 3 ishize, ntabwo byabaye mu mezi 5 ashize. Bityo rero nta bwumvikane twigeze tugeraho kuri icyo kibazo. Niyo mpamvu twatunguwe no kubona perezida w'u Burundi avuga ibyo kuri televiziyo mpuzamahanga. Munyaneza ati none se nta biganiro by'impande zombi biherutse kuba? Ibintu byarahagaze burundu. Olivier Jean Patrick Duhungirehe ati oya, muri uyu mwaka nta biganiro byabaye. Ntekereza ko ibiganiro bya nyuma twagiranye byabaye mu Kuboza, byari bigamije kuganira ku ngaruka zifatwa rya Uvira. Umunyamakuru James Munyaneza ati tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Minisitiri reka tuganire kuri francophonie. Louise Mushikiwabo arashaka kongera kwiyamamariza manda ya 3. Ese u Rwanda ruramwizeye? Mufite icyizere kazongera gutorerwa kuyobora uyu muryango mu Gushyingo? Ikindi kandi ni iki mubona ari imbaraga zikomeye afite mu kwiyamamaza? Duhungira ati yego, dufite icyizere cyuzuye ko azongera gutorwa. Mu myaka maze muri manda ze 2 ayoboye francophonie yakoze akazi gakomeye cyane. Mu by'ukuri ubwo twakiriye inama y'abaminisitiri ba francophonie Kigali mu Gushyingo umwaka ushize, hari abaminisitiri benshi basabye Louise Mushikiwabo kongera kwiyamamaza. Nyuma yaho twamushyize imbere nk'umukandida, kandi n'umukandida ukomeye kuko Louise Mushikiwabo yakoze ivugurura rikomeye muri francophonie. Yavuguruye imikorere y'uyu muryango, anashimangira imiyoborere myiza n'imicungire y'imari. Ibyo byagiye bigaragazwa n'ubugenzuzi bw'imari bwagiye butanga raporo nziza, nta bibazo bikomeye bigaragaye. Yongeye kandi gushyira imbaraga za francophonie mu bice bitandukanye byagize akamaro ku bihugu bigize uyu muryango. Muri byo harimo kongera ubushobozi bw'abagore, guteza imbere urubyiruko, ikoranabuhanga n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu nzego zitandukanye, ubufatanye mu by'ubukungu ndetse no guteza imbere ituze rya politike. Mu by'ukuri mu myaka 8 amaze ayoboye uyu muryango, ariyo manda 2, yakoresheje igihe cye kinini mu kuvugurura no guhindura imikorere y'uyu muryango. Kwa 30 Kamena i Paris habaye ibiganiro by'abakandida bose uko ari 4. Buri mukandida yahawe umwanya wo kwerekana gahunda afite no gusubiza ibibazo. Ibyo biganiro byayobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Abakurikiranye bose bagaragaje ko Louise Mushikiwabo yitwaye neza cyane. Yagaragaje ko azi neza inshingano n'ibibazo biri imbere y'uyu muryango, kandi yari afite gahunda nziza yo gukomeza kugeza ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu twizera ko afite amahirwe menshi yo kongera gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru wa francophonie. Umunyamakuru wa The New Times akaba yasoje agira ati niho tugeze uyu munsi mu kiganiro twagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe muri gahunda The Context ya The New Times. Nk'uko bisanzwe hari byinshi byo kuganiraho no kuganiraho birambuye. Turashishikariza abadukurikirana gukomeza kugira uruhare muri kiganiro banyuze mu bitekerezo bandika hasi. Reka dukomeze iki kiganiro. Turashimira cyane Minisitiri kuba yabonye umwanya wo kugirana natwe iki kiganiro, nubwo afite gahunda nyinshi n'inshingano nyinshi. Turamwifuriza kandi amahirwe masa mu nshingano ze, tuzi ko zisaba imbaraga n'umwanya munini. Murakoze cyane kuba mwifatanyije natwe muri uyu munsi muri The Context by The New Times. Olivier Nduhungirehe ati murakoze cyane namwe ku kiganiro. Nuko ikiganiro cyarangiye ati murakoze. Nuko natwe rero hano kuri channel yacu dusoje ikiganiro, mukomeze mubane natwe mukanda like, subscribe na share, aho turakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza kuri uyu munsi ndetse no mu minsi yose iri imbere, nkuko tumaze imyaka 7 tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye ku macana agiye atandukanye, Pilot Rwanda, Pilot News TV, Pilot Hub, nkuko mwakomeje kugenda mubibona uko tugenda tubagezaho amakuru. Mwiko kandi subscribe. Ndabakunda cyane, muri abagaciro. And wish you all the best in your I'm sure very demanding role and responsibilities. Thank you so much for joining us today on The Context by The New Times. Thank you very much for the interview.